mbese ari njyewe uri kugenda umpaye utuntu nkamuzanira na leta yaduha nuko tufite imibereho ikomeye noye ko mumuhaye akagare aragera kwa muganga barebe icyagagize kace mu cyuma cya leta murakoze uyu muntu wabohereje ndi kumushimira tese amazi yasize ntego aho tugereye hano hari abantu batuvomera bakabwira nk'aba bana babo bakatuzanira amazi nuko tubayeho ubuse abantu b'abasaza ko kurya bari ikibazo kadashobora no kurya ibiryo byose bibonetse ubwo ikibazo cyo kurya cyo biba bimeze neza 100% cyangwa ntago umubyeyi uyobora abanyarwanda umuntu utavangura intore z'intambwe ese papa mwebwe murakoze cyane gushimira abantu bose ubushobora kurya ibiryo byari byo byose cyangwa uyifite indyo imwe urya ntago ibiryo byari byo byose ubirya ibiryo byari byo byose uretse ko ndagira amenyo nkaba ndacabura guhekenye ibigori ariko tworoshye twose ngomba kuturya ni byiza cyane mama none se kugira ngo meme bahanga mwese muri batatu mufite ubumuga nta mwuzukuru ugira kugira ngo abe yaza ahangaha ajya gufasha imirimo imwe n'imwe nta kuki mwahisemo kuba mwenyine kandi ko byagenda ibyo biradushimishije bigeze aho bidukora ntabwo rero tujya tuva ahantu tudashimiye Imana ngo dutendereze kuba mubyeyi wacu shitani yarashatse kumwambura ubuzima kuba umunyanganya ariko Imana ikamuyitsinda kugeza uyu munsi tukaba tuje kumusura tugasanga muzehe wacu ariho n'ejo tuzagaruka n'ejo
umutima witeka basange murakaza neza abageni banyaze Yes, reka ngushimire impande enye z'igihugu ari budukurikiye uherereye abari muri East Africa, muri Afrika muri rusange, muri South Africa, Cameroon, Zimbabwe, Zambia, hose turafite abakunzi benshi kandi turabashimira muri agaciro. Abadukurikiye muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, bari muri Europe, Asia, Australia ndetse n'ahandi henshi hatandukanye udukurikiye uherereye kuri uno mubumbe wa Nyagasani yadushyizeho kugira ngo tubane nawo kandi tubeho neza. Narbe niyo nsaba uno munsi rero nakubwiye ko dutembera tujya mu bice byinshi bitandukanye by'igihugu, nta kindi tujya gukora yo no kugushakira amakuru y'ubuzima, amakuru y'ingeri zose zitandukanye.
mwabibonye kuri kamera zacu mpora nkubwira ko ubuzima cyangwa se umubiri bajya baca umugani mu Kinyarwanda ngo umubiri ubyara udahatse, aho ndi mu karere ka Musanze ni mu ntara y'Amajyaruguru y'u Rwanda niho ndi. Mwamaze kubona umupapa usa n'ukuze ari kumwe n'umumama n'umuryango, niko nibwira turatangira tuganire batubwire byinshi bitandukanye. Mwabonye ko kwajya bitatworoheye, ni mu misozi, ni mu mabuye menshi cyane, ariko nyine turashima Imana yatugejeje ahangaha. Papa murakomeye? Nitwa bande? Nitwa BAZIRA Thomas. BAZIRA Thomas. Muraho? Murakomeye. Nitwa nde wowe? Nyirangoragore Helena. Hanyuma Helena uri kumwe n'umutware, uyu ni umutware wawe? Umutware wanjye twashakanye ku buryo bwemewe n'amategeko, yari yaraheze mu nzu. Mwashakanye ryari? Ewe twashakanye ndi inkumi, mfite imyaka 74, nawe afite imyaka 75. No gushima Imana ni ukuri. Iyi myaka yose irashize mu bana? Tubana twarasezeranye, mpura n'ubuzima bukaze, ararwara guturuka mu ijono, uku kuguru kose kuragenda kugeza mu kuboko, ananirwa kujya afata n'iriya mbago. Noneho rero duhera mu nzu, abaganga baraza bamupimye basanga yaramugaye burundu, bamuhaye ikarita y'ababana n'ubumuga, nanjye mfite ikarita, n'umuntu uryamye nawe afite ikarita y'ababana n'ubumuga. Ni ukuvuga ngo muba mw'inzu muri batatu mwese mufite ubumuga? Turi batatu. Muzehe rero ajya gutangira kurwara byatangiye bite, byaje bite? Muzehe ajya gutangira kurwara twari turi Tanzania, isazi iramufata ituruka mu nto rino rikurikira ino rinini, ubwo bararibaga, baribaze riranga, iranga irazamuka, ubwo ugeze haruguru sinzi umuntu wamuhaye nk'imiti imera nk'ipfiriye mu kuvi, irongera noneho muri ibi bihe bikomeye amaze nk'imyaka 70 biraje ifatira mu tako, noneho irarirangiza irarihekenya. N'abasirikari badukura mu ngambi ya Nkamba baje bamuterura, ntaho yashoboraga kugenda. Ubwo icyo gihe agasindagira buhoro, ahageze bakamwuriza imodoka yayindi yacuraga abantu. Ubwo tubona tugeze no mu Rwanda, nuko umusaza abaho ku buzima bubi butoroshye, ariko tukagaburirwa na leta. Ubwo rero niho leta yoherezaga abaganga badupimye, none ngaho iri kutwohereza namwe, none turi gushima leta yacu namwe mwese abantu. Ni ukuvuga ngo kuva umusaza yarwara ntabwo mwari mwamujyana kwa muganga wenda ngo mumareho nk'igihe runaka? Kwa muganga twagiye naho bamupimye, nanjye barapima basanga akaboko karagiye. Igihe kingana iki kwa muganga? Ewe ni hariya ku kigo cya Busogo niho bamupimiye. Nuko baratubwira bati mwe mwararangije, ubumuga bwanyu nta gukira, ni burundu. Ubwo umusaza rero ageze mu rugo yari gutotagira kuri biriya bibando, ahita ajyamo. Ubwo mbese yari amaze nk'imyaka 4 aryamye hasi, mbese ari njyewe uri kugenda umpaye utuntu nkamuzanira, na leta yaduha, nuko tufite imibereho ikomeye. Noye ko mumuhaye akagare, aragera kwa muganga barebe icyagize kace mu cyuma cya leta. Murakoze. Uyu muntu wabohereje ndi kumushimira. Umuntu watwohereje yabonye ko bibagoye kubaho, nyine atekereza kubaha igare. Nabyumvise neza, ubuzima mubayemo ntago buboroheye, ya mu buryo bwo kugira ngo abeho abashe kugorora ingingo ntago byaba biboroheye, ya n'uburyo bw'imibereho butunga umuntu, kurya kunywa naho ukumva ko bitaboroheye. Ubundi muba muri batatu mwese mufite ubumuga, iyo mushatse amazi mubigenza mute, mubona gute? Abaturage batuvomera, ni abaturage bakaza batesa amazi yasize ntego. Aho tugereye hano hari abantu batuvomera, bakabwira nk'aba bana babo bakatuzanira amazi, nuko tubayeho. Ubuse abantu b'abasaza ko kurya bari ikibazo, kadashobora no kurya ibiryo byose bibonetse, ubwo ikibazo cyo kurya cyo biba bimeze neza 100% cyangwa ntago n'ubundi biba bimeze neza? Ikibazo cyo kurya ni leta y'umubyeyi nyine yaturebye nk'uko kwanyu, inaratwibuka rimwe mwewe. Ubwo turyaga ari leta yatwibutse, twabimara nuko tukajya. Igihe bijya bibaho ko mwicwa n'inzara cyangwa se mukabura icyo kurya umunsi n'umwe? Nta nzara yari yatwica,
kubera umuyobozi wacu afite abaturage beza, tanzara yari yatwica baratwakiye, ubwo rero tubayeho gutyo, n'inkwi ni ukudutahiriza bakatwegereza, ni uko tubayeho. Barakoze cyane, nuko babayeho, wabigiramo uruhare bakabaho neza, nubwo bamaze kubabwira ko ubumuga bwabo ari burundu nyine bazabusazana, ariko hari icyo wakora kugira ngo bagomeze kubaho kandi babayeho neza. Wabibonye neza twinjira ahangaha nk'uko nabikubwiye hatatworohere kuhagera, twari kumwe n'abantu batari itsinda rinini ariko nanone batari bakeya. Twatumwe ahangaha n'umugabo witwa Imfura250, ndakeka ariko yitwa, ntago nibeshye, ni umupasiteri wahoze mu Rwanda akora Restoration Church, ubu ngubu asigaye aba muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Ndi kumwe n'itsinda rinini rero yatumye ahangaha, ariryo naherekeje, ndagira ngo tuganire nabo, ndahera reka nze mpera ahangaha. Mama, muraho neza? Murakomeye, mwakegera tukaganira? Murakomeye cyane. Turashima Imana. Nitwa bande? Nitwa Batamuriza Beransira. Rero twavanye i Kigali kugera ahangaha i Musanze, nari ntaganira nawe ngo menye ikitugenza, menye aho tugiye. Nanjye nyine nisika ndi ngo bakurikira izindi. Ariko turi kumwe ahangaha mu by'ukuri kugira ngo mutekereze gahunda yo kuzana i Musanze muze gufasha uno muryango. Byaje bite Francois kugira ngo abatume yamenye ate kuno muryango ukeneye ubufasha ubabaye? Murakoze cyane. Okay, twaje ubundi turi itsinda rinini, tukaba twitwa Aheza Family, tukaba turi abapfakazi bakomoka muri Solution Church. Noneho tukaba dushinzwe gufasha no kwiteza imbere ubwacu. Tuza kumenya rero inkuru y'ababyeyi bacu uko bameze, tubibwiwe n'umushumba wacu udahwema kwita ku banyarwanda bababaye, nubwo ataraha ariko ahari hose ndakubwira ko abareberera. Wenda tuzanya aha ariko saha hambere, saha kabiri, saha gatatu, sinaho hanyuma. Arajwe ishinga no kwita ku banyarwanda bababaye cyane. Atwohereza hano kuri inkuru yamenye y'ababyeyi bababaye, nkuko nyine ahora ahangayitse abikurikirana. Abari mu rwego rero amenya ikibazo muzehe yacu yari afite, aravuga ati rwose mu byo niyemeje, mu nshingano mfite, mu mpano ze afite zo gukunda abantu, zo kwita ku mbabare nkuko ari n'umushumba, nibwo ibibona twazanye twabigejejweho nawe, nubwo ataje turamuhagarariye nk'aba mama turi muri ntuzenyeye muri Aheza Family ikomoka kuri Solution Church. Ubwo rero niyo mpamvu twageze aha, kuko iyo adahari hariya atwohereza ku bantu bababaye nkatwe twiyemeje kwiteza imbere kandi tukagera no ku bandi bababaye muri urwo rwego atwohereje. Aheza Family rero uravuze uti ntagarara hambere, ntagarara kabiri, ntagarara gatatu, nta nubwo ari ahanyuma, kugira ngo mufashe abantu. Mwebwe ibyo mubafashisha biva hehe? Watubwiye ngo mwiteza imbere ku giti cyanyu mugafasha n'abababaye. Ibyo mufashisha abantu biva hehe, bigenda bite? Urakoze cyane, cyo ni igitekerezo cyiza. Turi association, twagize ikintu cy'ikibine, dufunguza konte, twese tukajya dushyiraho amafaranga buri kwezi. Ubwo rero havutse ikibazo nk'iki cyangwa ni cyiza, ntabwo ari uguhora mu bibazo, duhora no mu byiza, turashingiza ibintu nk'ivyo dukora kuri ya konte yacu. Hanyuma rero ubwo tugatanga raporo taba kuri umushumba wacu akatwunganira. Murakoze cyane, ni igitekerezo cyiza mwagize. Imbere yawe nabwo hari undi mu mama, nawe turacyaganira. Mama, muraho neza? Murakomeye? Muraho neza. Ndakomeye. Yego. Amazina yanyu? Nitwa Pasteur Mukangira Beatrice. Ndi kumwe na Beransira. Nanjye ndi mumwe mu membre ba Aheza Family, ba association Aheza Family ikorera mu itorero rya Solution Church. Yambwiye ngo habamo abapfakazi. Mu by'ukuri iyo umuntu atakaje umugabo, nkuko babivuga ngo umugabo ni inkingi y'urugo, hari byinshi ahungabanaho
kandi yamaze kumbwira ko mwitanga amafaranga kugira ngo mufashe abantu cyangwa se muniteze imbere. Wowe ntago bijya bikugora kwitanga amafaranga nta zindi nyungu ugamije ukayatanga kugira ngo ufashe abantu nk'umuntu wasigaranye umuryango, sinzi abana ufite ari bangari kuko byagenda kose barahari, uwo mutima wo kumva ko ugiye gufasha kandi nawe hari izindi nshingano mu rugo bagakemuye, uva he bigenda biti? Umutima wo gufasha nta handi uva uretse ko tuba dufite Imana kandi twayimenye, twizera ko muri duke dufite iyo dusangiye n'abandi Imana irongera igashyiramo. Ariko iyo ugiye kwikubira wenyine biherera aho ngaho nawe bugacya wishwe n'inzara. Nyuma rero kumenya Imana tukamenya ko ishobora byose, twabashije kumenya ko muri duke ufite utakwemera ko mugenzi wawe burara cyangwa ngo yicwe n'inzara ureba. Nuko tubyitwaramo, si uko tuba dufite ibya mirenge ariko mu byo dufite tubisangira n'abandi. Muri bike mufite mu bisangira n'abandi. Hari abantu benshi cyane bajya bakunda gukurikira bene ino miryango bakibwira ko mu byo kuri hari ibindi bintu biri inyuma mwebwe mufite aho mukura, ndetse bagakunda no kuvuga ngo inyungu nyinshi zifitwe n'abafasha kuruta abafashwa. Mu by'ukuri ndagira ngo ubwire abantu ntago barumva ko kugira ngo umuntu afashe ari umutima wo gufasha, ahubwo aba yumva ko hari inyungu muba mukurikiye kuba mugiye gufasha. Nk'abantu bafite iyo myumvire wowe ndakeka ni njye n'ubyumvanye se? Ni ibintu byumvikana. Abantu benshi bazi ko ngo iyo ugiye gufasha ufasha kubera ko wasaguye cyangwa se ufite mwizawe inyungu bwite. Mu by'ukuri n'inyungu zirimo, ariko inyungu ho ziri si mu byo dufite twebwe aka kanya cyangwa mu byo tubona. Inyungu tuzitegereje ku Mana yadutumye. Yesu narashimwe. Buriya inyungu ziri mu gutegereza ko Imana izatugirira neza. Inyungu ziri mu gutegereza ko niwita kuri uyu nguyu Imana izakwitaho mu gihe uzaba ugeze mu gihe cy'amakuba, igihe cyose wayitakira ihita igutabara kuko nawe wumvise gutaka kw'abana bayo. Nizo nyungu dufite murebye. Hano iburyo ibumoso ndahabona nimara umukobwa niba nawe we nawe nyuri umukobwa ntabwo urafakara ko byagenda kose, wowe nawe ubarizwa mu muryango se? Murakoze, nitwa Rosine, ntago ndi muri uyu muryango w'abamama, ariko nyine mu buryo najemo nazanye n'abamama kuko turi umwe. Rero umushumba wacu amaze kumva inkuru y'uyu mukecuru yayibonye kuri YouTube, areba ukuntu perezida yabagiriye neza, perezida wa Repubulika akabaha inzu, yumva agize umutima wo kubafasha, ko ni umuntu ugira umutima w'impuhwe. Ni umupasiteri aba muri Amerika, ahagarara itorero bita Solution Church, ariko ahari azirikana ko ari umunyarwanda akita no ku banyarwanda, kandi akaba yubaha Imana mu by'Imana yamuhaye akabisaranganya. Ku ijambo ry'Imana yatubwira ngo dukundane. Rero ni muri ubwo buryo twaje n'aba babyeyi, rero mu buryo bwo kubafasha yarabibonye mvagize uwo mutima, ariko nta information zuzuye twari dufite kuri aba bantu ngo yamenya ngo batuye he. Niko kwifashisha association inaha bayita Transformation Ministry. Iraza rero babaza icyo bakeneye, avuga ko akeneye akagare kugira abashe kujya hanze, ako kazuba nawe kamugereho. Nubwo buryo rero twaje, umushumba aratubwira ati mugende mu ntumikire. Murakoze cyane. Nje ku munsi nkorera amafaranga atari munsi ya 2, kandi wowe nabonye utakaza wese no munsi utagaza nta zindi nyungu utegereje. Nayo ni ku Mana. Byose ni ku Mana. Barakoze cyane ababayoboye kuno musaza kugira ngo mumenye abone ubufasha nk'ubu. Mwabibonye ni umusaza n'umukecuru babana, ni umuryango mwumvise ko babanye kera, ubu ngubu bakaba barambanye. Umusaza yari afite ikibazo, umubiri we wabaye paralize niko babivuga, niko mubivuga, imitsi ntabwo imeze neza, umubiri uramurya. Mwabonye intebe yicaragamo mbere, ntabwo ari intebe yamufashaga kuba yakideplasa ngo ajye hanze ko takazuba byamugoraga, ariko uwo François Xavier umupasiteri nyine uba muri Amerika yabashije kumugurira igare. Urabona n'ibyo kurya byabagoraga, n'ubundi biracyakomeje kubagora. Niyo mpamvu nkubwira wowe udukurikiye ufite uwo mutima wumva ko hari uwo, cyangwa se umutima ntago gufasha bisaba ibintu byinshi, ntago gufasha bisaba kuba utunze ibya mirenge gusa, nyine bifasha bisaba umutima
wa kimuntu n'umutima w'impuhwe. Hanyuma mama rero igare waribonye wavugaga uti umutware byamugoraga. Twakiriye rero wabifashe uti? Ewe nabyishimiye n'uyu muntu wabatumye wasabiye Imana imwongerere n'abakozi be isubiza aho bakuye, mbese bari bahumugisha gutagabanyije aho bankuye ku kirago. Uyu musaza nkabona yicaye ndi gushima uwo mukozi w'Imana, n'Imana iramuha byinshi abona ibyo afasha abantu bababaye. Mana ndi kumushimira, mbese niwe Mana hari yafatanyije nayo kuba yararemye uyu muntu kugira ngo yongere ahaguruke yicare. Nkaba ndi kumushimira rero Imana yongere isubiza aho akuye. Namwe banyamakuru mwaze kumva uko tumeze n'aba bakobwa, Imana ntikabahuhisha umuyaga, izirabafata babumbatire mu biganza byayo. Niyo migisha mbasabiye, murakoze. Papa namwe mwicaye mu igare murabyumva kuko byagenda kose bitandukanye na ntebe nabasanzemo. Mwebwe mwabyakiriye muti? Twabyakiriye neza bitewe n'uko ubushobozi bwanyu n'ubw'umushumba watuzirikanye akabohereza abana be abafashe abayobozi be bamwunganira bakaza kudusura mukadushimira icyo gikorwa cyo yadukoreye, kandi muzagane mumushimire muti Bazira Tomasi yari yaraheze mu nzu, yarabuze ububasha bwo kumugeza hanze ngo yota n'akazuba, none wamweretse igihugu cy'u Rwanda. Ubu ndi kurangaza amaso ngakireba ko giteye, nari naraheze mu nzu, none Imana imwongerera imigisha myinshi cyane, n'abakozi bayo n'aba bakobwa bose baje kunshagara bari kundeba, bahesha ubugingo budashira. Na perezida wacu wa repubulika wambayeho kuba akampa inzu, nawe mukamunshimira ko ari umubyeyi mwiza, ari umubyeyi uyobora abanyarwanda, umuntu utavangura, intore zica intambwe. Ese papa mwebwe murakoze cyane gushimira abantu bose. Ubu ushobora kurya ibiryo byari byo byose cyangwa ufite indyo imwe urya ntago ibiryo byari byo byose ubirya? Ibiryo byari byo byose uretse ko ndagira amenyo, nkaba ndashabura guhekenya ibigori, ariko tworoshye twose ngomba kuturya. Ni byiza cyane mama. None se kugira ngo mwe bahanga mwese muri batatu mufite ubumuga, nta mwuzukuru ugira kugira ngo abe yaza ahangaha ajya gufasha imirimo imwe n'imwe? Kuki mwahisemo kuba mwenyine kandi ko byagenda kose mufite umuryango wagutse? Umwuzukuru mfite ni babiri, sindababura bangana nawe. Ubwo buzima bubi bwarabacanze, baragenda babaga muri Kenya. Ngo hari umuntu wabajyanye iyo muri Kenya simbazi, ubwo sinongeye kujya ndababona, babaga iyo ngiyo. Ubwo nkabaho nyine gutyo, twari utwana tubiri. Umwe yitwa Nshimiye, undi ni Kalisa. Abona baherutse mbese bakiva mu ishuri, babonye ubuzima bubacanze ngo bafata ibirere bagenda iyo muri Kenya, sinzi niyo babaga. Nibyo gushima Imana rero ubonye igare rizajya rifasha umutware wawe kumujyana kwa muganga, akagenda bagapimaga amagufa icyayagiyemo, nimba ari isazi yayakorogoshoye ikaba iri kugeza no mu maboko. Mana ndi kubashimira, mbese niyo napfa buno nagira ntumusiza kwa kagare yaje arabona umusunika akamugeza hanze. Ariko reba kuba twarasezeranye, yomba ntarasezeranye nawe nubwo ndagakecuru, mba naragize ntirekada ubu buzima sinabushobora, murareba ko bugoye. Kwihagarika ni iki, gusoba ni iki. Ubwo rero nabonaga bincanze, namubwira n'icyo guciramo nticiraho nje kumena, soba hanje kumena. Ariko yari yararyamye n'urubavu hari nuko mutarebye aha rwaratonyotse nka hano, dore nuko
ubwo rero mana ni nk'imana imweguye mbese yongeye kumwicaza uba nizeye ko azakira kubera uyu mugabo wamwoherereje iki kintu cy'akagara yari yarakibuze kukigondera mbese naragiye bati kukigonda kiri ufite miliyoni none urakigura nkawe wakigura ngahe ubwo ni umuntu wari wamfashije nk'uduhumbi 10 ntiwenda batumva nkaja ndamusunika reka da barambwira ngo ahubwo tumuhahire udushyimbo n'uturayi ngo aturye wowe ufashe 10,000 uzi ko ugiye kugura igare nuko ubwo mbona uyu mugabo atumye umukobwa mwiza hari usa n'igisabo yeme yaraje aje ati mukecuru bite aba bari baryanye ntiyanamubonyeho waramubonye ubwo azana n'umugabo hari haruguru umugabo ageze aha ntawe ntiyabaye intumwa mbi ubwo ati rero mukecuru dore nkuzaniye umuntu wo muri Amerika uwo muntu wo muri Amerika ni uwo muri Kenya si babana watumye ati reka da ati ni umuntu wababonye abona mubabaye none yohereje uyu mukobwa abandi kubera aho Kagame nyambuye bamanza kugira ngo nguriya ngo ni umuburanyi ngo uje kufata amajwi gawe ngo bakuburanye ngo babone uko bakuburanye ntireka da urubanza rwarangijwe rugatererwa mpuruza na Kagame barongeraga bakaruburana ubwo mbaho kwihangana bati ntabwo amafaranga aguhaye harimo ubufindo mureke simbasetse mw'abanyamakuru harimo ubufindo baje kugufinda umukobwa usa n'igisaburiya yafinda ubwo bwoko nta bufindaga ntimusubiza muri kuye ubwo bwoko ntibufinda ahubwo burafasha njye ni ukunyifashiriza kanje kwigura udushyimbo ndacabaguriza ngo udushyimbo ngo uturayi ndarya niko kakuka musanze ndi guhumeka none rero ubutumwa mwohereje yabungejejeho uyu mugabo yongeye kohereza ubundi nabwo ndabubonye imana ije irabafasha ibarinde mu muhanda n'imodoka zanyu ntimugahure n'umwanzi satani nk'uko yagose uyu nguyu ikajya kumwica kubera yarategereje ibi byiza Yesu akanga Yesu yaraharwanye akagwana n'umwanzi satani ari kugotuye akamufata amaguru akayakunja none dore abonye akagare araja aragera kwa muganga ubu icyamufashe nzakimenya kubera ibitaro byacu bya Ruhengeri birasuzuma ni Kigali bazamugezayo kubera akagare mama nibyo kwishimira cyane natwe turabashimiye uko mwatwakiriye ahangaha bakiye mu mbabarire Yesu arabagaburira fanda mba nabateguriye Yesu arayibambera mu nzira ndabashimiye ngo niyo twanywa amazi Yesu yadushima kuko kwizera Imana ubu narabatijwe nitwa Helena Nyirangoragore na Bazira Thomas none rero turi gushimira uwo mudiyakoni wacu akomeza ayobore n'ahari ayobore ajya aragira impuhwe nk'iza Kagame kugira neza ntago tukabiharira François Xavier gusa nawe udukurikiye wagira neza kandi bikagenda neza ya Benionsa nsoza ndi kumwe nabo twazanye reka nabo mu magambo makeya bagire icyo bavuga kugira ngo dusoze dutaye hakiri kare ndabona imvura ishaka kudusanga mu majyaruguru murakoze cyane murazi ko nyine twaje aha nk'abakristu dusenga tugize n'Imana dusanga ababyeyi bacu bazi Imana ibyo biradushimishije bigeze aho bidukora ntabwo rero tujya tuva ahantu tudashimiye Imana ngo dutendereze kuba mubyeyi wacu shitani yarashatse kumwambura ubuzima kuba umunyanganya ariko Imana ikamuyitsinda kugeza uyu munsi tukaba tuje kumusura tugasanga muzehe wacu ariho n'ejo tuzagaruka n'ejo bundi tuzagaruka ubu rero twifuzaga yuko pastor wacu n'umuganga wacu ko yatugezaho ijambo ry'Imana tugasenga hanyuma rero tugakomeza urugendo dushimira n'Imana ko yatuzanye amahoro tukaba tugiye gusubirayo ayandi murakoze cyane pastor umwanya ni uwawe tugakizwa murakoze nk'uko mubireba mushumba Imana yamunyuzemo yohereza ubutumwa turamushimira ababyeyi bamushimiye Xavier ariko nawe nk'uko yabivuze mugenzi wanjye ukurikira TV ushobora kugira icyo ukora
ushobora gutera inkunga uyu mubyeyi ukamwubakira agakoni, ushobora gukora icyo ushobojwe n'Imana kandi yabiguheramo umugisha. Rero icyo nababwira, Imana irabakunda, turabakunda, kandi n'umushumba tugira Imana Francois Xavier arabakunda, arabasengera. Murakoze. Turabagezaho umwanya tugezemo rero ni uwo kwicisha bugufi tukumva ijambo ry'Imana tukanasenga tugasoza nyine nk'abakozi b'Imana. Yesu nashimwe. Ubu turi aha ngaha rero nubwo twaje gusura uyu musaza n'umukecuru, ndibaza ko buri muntu wese imbere y'Imana aciye bugufi kugira ngo yumve icyo Imana imudutumyeho uyu munsi. Haleluya. Ndagira ngo tudatinze kubera ko turi kucunguza uburyo umwete bitewe n'aho dutaha, amasaha asigara amasaha yirukanka ukuntu. Ngira ngo murabizi ko bafunga imihanda amasaha yageze saa 3. Reka rero dusomere hamwe mu gitabo cyo kuva. Mu gitabo cyo kuva ni ibice 3 umurongo wa 7. Reka dusome. Umutwe w'amagambo cyangwa se umutwe w'ijambo uravuga ngo Imana ituma Mose kubwira Farawo ngo areke ubwoko bw'Abisirayeli. Uwiteka aramubwira ati, nukuri mbonye kubabara k'ubwoko bwanjye buri mu Egiputa, numvise gutaka batakishwa n'abakoresha uburetwa, kuko nzi imibabaro yabo, kandi manuwe no kubakiza mbakure mu maboko y'Abanyegiputa, mbakure muri icyo gihugu mbajyane mu gihugu cyiza kigari cy'amata n'ubuki, gituwemo n'Abanyakanani n'Abaheti n'Abamori n'Abaferesi n'Abahevi n'Abayebusi. Imana acabwe icyubahiro. Iri jambo ndariguhaye kugira ngo nawe wumve ko Imana ikuzi. Imana yacu ntihinduka. Uko yari iri kera kubw'Abisiraheli niko iri kuri uyu munsi kubw'Abanyarwanda. Yesu nashimwe. Ntabwo Imana yacu igihinduka rero. Uyu munsi iryo jambo rigufashe musaza wacu, rigufashe mukecuru, kuko Imana yongeye kwibuka. Yibuka ko namwe muhari. Imana yibutse kuko yumvise gutaka kwanyu. Mbese yabyumvise kera. Yumvise gutaka kwanyu, ireba akababaro mufite, ireba uko mujya mwinjira muri iyi nzu mukavuga ati tubayeho gute, turabigenza gute. Uyu munsi ikimara kubyibuka yadukoresheje. Ikora muri Amerika, ikora kuri Francois Xavier, pasiteri wacu mukuru, ikora iwacu, idukoramo, ikora kuri Beransira, ikora kuri Rosine, ikora kuri abantu bose mwabonye. Kugira ngo twese tugire umutima wo gushyira hamwe no kugera aha hantu. Rero Imana ntabwo ari ingome, Imana ntabwo yirengagiza, Imana ntabwo yitiranya amazina, ikuzi kurusha uko wowe ubitekereza. Ari ibyo yaza ko ari umuntu yari kwitiranya yera tukagarukira Musanze mu mujyi, ariko kwa kwizizina irakuzi izina, izaho utuye, izaho urara, izamarira urarurira, izagahinda kawe, bya bindi byose. Yesu nashimwe cyane. Niyo mpamvu uyu munsi wa none rero yibutse uru rugo kugira ngo namwe mwongere kumva ko Imana ibazi, nko guheranwa n'agahinda. Abisiraheli ubwo bari muri biriya bihe bigoye, bari ku buretwa bwo kwa Farawo, Imana ngo yarabibutse, imaze kubibukira avuga ati uko bisa kose manumvise gutaka kw'abana banjye, none umanuwe no kugira ngo mbatabare, mbakure mu maboko ya Farawo. Imana ije kubakura mu maboko y'umwanzi Satani. Imana ije kubakura mu maboko ya Satani, ariko bafatisha abihebesha, abateza kumva ko isi yabarangiriyeho. Oya, ntabwo isi yabarangiriyeho, turacyafite Imana. Bibiliya irambwira ngo haracyari ibyiringiro ko igiti iyo gitemwe gishobora kongera kikagira gute, kigashibuka. Haleluya. Iyo igiti gitemwe gishobora kongera kigashibuka. Ntabwo rero kugera aha ngaha suko ari uko Imana yabibagiwe, ahubwo ibi byabayeho kugira ngo hazagira abazahimbaza Imana ku bwanyu. Yesu nashimwe cyane.
ubu hari abantu bari bubibone cyangwa se bari kwibona akavuga ati koko Imana ibaho nk'abari abayibutse gute twese se hari umwari muzi ariko kubw'uko Imana ari nyembaraga kubw'uko Imana ituzi twese idufite nk'abana bayo idukoresha uko ishatse no mu gihe ishakiye. Amina. Imana yacu nihabwa icyubahiro. Muze komera, Imana irakuzi kandi ni ukuri yumvise gutaka kwawe, yarebye akababaro ugirira mu buriri, ireba uburemere bw'ikibazo ufite, ikoresha umuntu utakuzi. Ndibaza ko nta hantu uziranye na Saviye, nta hantu muziranye uretse kuba duhuzwa n'amaraso ya Kristo. Ayo maraso ya Kristo rero niyo yatumye iri gare riboneka, ngo byose Yesu yarishyuye. Igihe ari Golgotha yaravuze ngo byose bigeze gute, birarangiye. Haleluya, ngo byose birarangiye. Uyu munsi nawe utangire kumva ko Imana igufite mu kiganza kandi umugambi wayo kuri wowe ari mwiza. Ntabwo uzababara, ntabwo uzagira gute, ntabwo uzajya uhora wiganyira cyangwa ngo witotombe. Oya, jya ukomeza utuze. Amasaha ubona umukecuru atakuri ruhande, ujye ujya muri wa mwanya wo guhimbaza no kuramya Imana, ubyuta Imana uranzi. Niba inyoni ziramye zikanahimbaza mu gitondo mu ruturuturu, nawe ujye ugira uwo mwanya uhimbaza Imana, yavuga uti Imana no kuba ndiho uyu munsi ni wowe. Arabishoboye Imana. Yesu nashimwe. Rero ntabwo ndi bujye mu bintu byinshi. Buriya abapasiteri tugira amagambo menshi tukavuga nyine mwavuga n'umunsi n'ijoro rikagwa. Ariko reka duhinire hagati, duhinire aho ngaho. Reka duhinire aho tuvuge ngo Imana irabazi kandi iyavanye Abisirayeli mu Egiputa, igakamya intuze inyanja, bakambukira ngo ku butayu, bakambukira ku musenyi. Nawe yabasha kukuvana aha ngaha, yabasha kukuvana kandi n'umundi iri guca inzira zayerega zirenze uko utekereza, zirenze imyenge ya supanete, zirenze uko dutekerezwe ntabwo twazimenya. Amina. Ariko uko twaje niko n'abandi ejo bazaza. Amina. Wowe jya ukomeza uyihanga amaso, urushaho kuyizera, ibindi biharire. Uyibwira uti ngiye njya kuza kuri iyi si byari mu mugambi wawe, n'umunsi nzayivaho ni wowe ubizi. Ariko mu gihe nkiriho ndinda kwiheba no kwitotomba kugira ngo ubugingo bwanjye buzakubone. Amen. Yesu nashimwe cyane. Reka mpinira aho ngaho no gukomeza kurondogora. Uwiteka Mana nziza, Mana igira neza, turi imbere turagushimye, turaguhimbajwe aka kanya, nguhimbarije Mami ko wemeye ko tugera muri uru rugo rw'abakozi bawe. Urabazi sidikanya ko kwitamenya ntabwo bari kwadutwohereza. Ndagushimye rero ko byari mu mugambi wawe. Ndagushimye Data ko iyi ndwara atari yo kumwica rero kugira ngo izina ryawe ryubahwe. Nyemera rero ukomeze kubigaragariza, bacinzeho zidacika, ibibarwanya birwanyeho bihagurukire. Niba hari karande zibiruka inyuma zose ndazitwitse mu izina rya Yesu. Reka ikitavuga Imana cyose giceceke mu izina rya Yesu. Reka imbaraga z'abazimu n'abazimukazi z'abazibagendaho zishe mu izina rya Yesu. Amavuta yawe Kristo akomeze kubatembaho, amavuta yo kugirirwa neza bamenekeho, amavuta yo kwitabwaho abatembeho, amavuta y'igikundiro abatembeho, maze guhera uyu munsi bajya bahora basurwa n'abashyitsi b'umugisha. Abatari umugisha Mwami ndabakumiriye mu izina rya Yesu. Reka imbaraga zawe rero zihagaragare, reka icyubahiro cyawe kiboneke kuko Imana igira neza. Urakoze Data, singuto tushemeshe kugutegeka, ahubwo ibyo ushaka n'ibyo ushimiye bikomeze kuba ku muryango wawe, kuri aba bavandimwe, kuri aba babyeyi bacu, ku bwa Kristo watubambwe. Urakoze. Amen. Amen. Yes, murakoze cyane. Yari Albert Niyonsaba kuri kamera ya Isaac nawe twatrika turacyabaye gatoya. Amena. Mufate gutya, mufate gutya, bafate video, mufate mwese bafate video. Uragira tuvura. Murakoze. Murakoze cyane abari badukurikiye. Nari Musanze mu majyaruguru y'u Rwanda. Turabashimiye kandi tubifurije guhora mugira umutima wo gufasha. Mama nawe se ntabwo dusengera tugatahara? Nubwo koza cyane wari wakibarirwa gusenga. Natwe dusabira umugisha twitahira. Twifuje kumenya ibindi bibazo wowe ufite bijyanye n'ubuzima, kugira ngo nk'abaganga tube twabikurikirana. Ibibazo mfite bijyanye n'ubuzima niyo sambu Paul Kagame yampesheje, bakaba banaranze bari guhinga. Ikindi ibibazo mfite ni ibyo kutagira kino gikoni, nkaba imvura yabiguye nabonye agafuka gakoma nkabura aho nshigishira.
ubwo nibikemuka Kagame ntako atagize iriya sambu mana babwira bariya abantu bavemo. ni ukuvuga ngo ikibazo gihari ni igikoni mudafite na nubwo ndyama hasi ariko iyo mbonye hano nta mufariso ngira. ni ukuvuga ngo nabyumvise neza uryama hasi nta matera ugira nta matora ngira nta gikoni ufite nta gikoni mfite. iyo gucana bigenda bite se iyo ugiye gucana ubona inkwi byoroshye cyangwa amakara? Abana bampa n'udukara n'inkwi z'ibyatsi bakansambirira ubwo nashyiraho agasafuriya nabona utuboga turahiye ubwo nkarya niyo mibereho yanjye. mwabyumvise neza nta gikoni afite nta matera afite aryama hasi ikindi ni uburyo nyine bwo kubona ibicanwa n'ibindi bikenewe nyine murabyumva. Iyo matera nkabona igikoni wenda nkajya ndacana nk'abandi ngasambira mwaba mukoze mungiriye neza Imana igira abaha umugisha. Se mama uburyo bwo kwivuza mituweli yo mujya mubasha kuyishyura cyangwa barabishyurira? Mituweli nta ku mubyeyi atagize yasizeho sosiyali ukorera ku murenge niwe twishyurira mituweli uko turi batatu. ubwo rero ntonjaga gufata imiti y'uyu murwayi uryamye ubu yanyweye imiti ntiyabyuka. ubwo ngo mu ruhengeri kwa kuriya Tereza dogiteri niwe umuha imiti kubera we bamucishije mu cyuma baja bamuha imiti ariko uburwayi bwe ngo ni ugukomeza akayinywa kuzageza ahenutse. ni uburwayi bwa karande bubamo no mu mutwe. ariko iyo yayinyweye aratuza ntarwana ntatukana araryama nyine nawe nyine ni nka shitani hari yamugwaniyeho yari yenda kumunyaka. ni ugusenga bizakemuka mukecuru. nashimira dogiteri nawe umuvuraga afatanyaga n'Imana sinarinzi nawe ko namubona nanabagira neza nkamwe aribo bamuhaye amakarita nibo bamuhaye ambilansi mbona nawe ngeze mu ruhengeri nk'uko uyu mwamuzaniye imodoka. turakoze natwe dusengera dusabire umugisha dutahe. aba bakozi b'Imana bangezeho Imana ibacire inzira bagende mbese bagere mu rugo rwabo amahoro kandi basenge amashengesho agere ku Mana ibyo bateguye byose byangezeho nabo bagere mu nzira basange n'utwana bafite Imana ye itaduhungabanyije kandi bazirinde nk'uko nanjye ndinda ndi mu bubabare ibarinde babeho kuko bakorera Imana irabatumira bakumva. n'uyu mugabo muri Amerika akomeza akora amashengesho abe pasiteri akomeza akorera imigisha Imana ndamusengeye ntibagahuhe n'umuyaga mugende amahoro umwanzi satani atsindwe mu izina rya Yesu amen. mama murakoze cyane namwe